Yola bimeze bite se? Bimeze neza Muza TV. Aha, ndabona sha dore bimeze neza. Muzonje munjirisha ari ejo bundi nifatiye umwana w'imyaka 20 namurongoye. Dere nguru umusheri wanje. Akabari nakanje. Una bose abamuri imisi. Bazamurongora nose kutabasha reba ukuntu ameze. Ndabasha. Reba ukuntu. Aho ngiye mfite inyatsi y'abagore. Ubabona babakire bateyemo bakamunwara nawe. Abakire. Uyu mwana mukuriye zabyumbiye ngiyo. Nagushoboye neza ko kurongura utajya ubishobora wakinwe ko Muza TV. Guye muri bafana nakaye. Ubu nawe nyizizo zame. No oya ngo ikibazo cyawe ngo kimubwire kwambwe kudashoboye se nubundi. Njyewe? Kurongora abagore batatu n'abana 12. Akabagirisha 3000 atazi kurongora. Utazi kurongora. Abo buri yewe ngiye. Urabipa wowe bambwe kubipa ma. Kubiza zame mu bagore nyizera cyane. Uwabona nawe bamunwaye. Onosa ngo mubwire ko umugura mukunda se. Icerano sheri. Wakucara bakakubwira she. Kamana. Banyarwanda batuye muri Amerika. Abatuye muri Aziya. Abatuye muri Oro. Barabasaza n'inzazane baratubeshye. Ntabwo rwose ari abayobozi. Umuntu afite imyaka 70 ntazi gusoma no kwandika ngo nuko afite amafaranga yayobora Rayon Sport gute. Rayon Sport ngomba kuyobora n'abana batoya. Abana batoya. Ubuyobozi busenye rero. Ubuyobozi busenye. Do. Zakayo wamubonye. Muri kumashamba. Murakoze. Reka baza kwanza agotomereho sha. Uyu mugabo mugufi witwa Zakayo. Acuruza burusheti ku kabari kiwanje. Ni mucamo wanjye ariko agira inyota. Wabona n'inzoga yimaze mutamara n'inzoga wa mugabo we. Zaka nagwa reba uyu ni umucoma aho bavuga ari umucoma wa mbere hano kunaga hano Kimisagara wa Kintu uramukunda ujye ati Zaka ngiye kujye Kitabazi ni Gitabazi ni iki uri kumureba ni inyama zo mu nda banze imishishiko burya kamananga umugore kumuriye umugore wawe kumuriye ari mu kazi akabari wakamushingiye kugira ngo ajya kotorora nose nandagira Muza TV namweretse abantu bose b'isi yose abanyarwanda bari Burayi ari agomba gukirana iby'ubucuruzi imana business ntago ari imikino mwana ni business nta amafaranga bayashoye mwana uyazanye mu buzazame wahomba ubwo ugomba kuzaza ugigitoki na burushete umugore wa yicari gukotorora akabari we nandagira se do Rwa Primus rwa Knowless shamana yanjye we nawe yigurire ese none ibyo bintu wambaye ni bwoko ki isengere ebyiri zigerekeranye nagayina natewe na Rayon Sport kudava karagenda watera umugore wawe oya ufite icyana cyiza nta kibonye gitose umugore uterasiteza umugore azurura kuba nambaye amasengeri abiri banyarwanda batuye muri Instagram mubibone iyi ni Siterese y'ingegera yitwa Mukura ikura ibijumba ikura imyumbati yaranyanuye ntabwo nyimenya nibyo nambara nabaye inzazame ku muhanda inzazame yango yigendera ni inzazame nibavu rero uriya mugore wundi utamutunga pe kandi uri inzazame numva yazasha ku mugore ariko muzazame nuko ariko Muza TV mwaje mugira amagambo vugisha n'abakiriya abantu inzazame ni umupira ariko inzazame ntago ari umuntu unaga inzazame ko natsingwa na Mukura na Mukura ariko ubutuvugana ntabwo ni inzazame ntabwo uri inzazame ndi umugabo bitekerezo umugabo bitekereza uraziko ni kapiteni Isaac uraziko ni sengedero wayihindurije man isengero ziko wayihindurije kama iyo wayihindurije igutera umugisha se wowe ndi kwimureza nka cyane umwako warakize shaka man isengero iyo yambaye yihindurije uramuka rya utazayintu bivu ese kama utabeshye koko urumva uramukobwa muvanye no umuntu amukurangiye nkuko ambwiye nakorambwe ujya wiyorosa ukiyorosa uri kumwe n'imbeba cyane marizoje none ubu bavandimwe kugira ngo ndongore no mugore byaramenze byantwaye amafaranga menshi nifashije na banke kugira ngo ngurize na munsi mwe nararyamye n'abakabye nkaba miserebanya n'abakabye nkaba Marie-Jose yari indiye yari kuriye none ndavuga ni ntabwo nasaza gutya nk'umutabuneri reka nzana umugore uzapfumba nzana umugore uzasajisha ariko nawe ni ndeba nabazajya nkubitishye umukoboyi azana kudiha ariko ni umusore reba umwana ufite imyaka 27 afite ibiro 95 afite ibiro ngahe 95 Biro 55.
ntabwo uzamubasha akamana mpamvu usa neza uri kurya neza reba uri kurya akaburushete uri ukitamo reba akaburushete nako uri kwitamo cyane mpamvu umeze urabyibushye n'umugore arabyibushye ese ubundi ubwo kamana icyo nzi cyo muzikubitana hasi ubwo ndabona ubushobozi bwo gutunga uriya mugore kabisa tuzabugira nzamutera kanuni ya Muza TV ndi umunyarwanda ufite nanjye imitwe myinshi y'ubutabuneri nzamwoshosha mutere kanuni zanjye mutereka bimuteka cyetse urimo ukamutera inda uri zamuteye inda inda izaza kuko ngenda byara ntabwo ndi gifura mu kubyara ariko uriya mugore ndongoye nubwo afite imyaka mikeya nzamutera rimwe mutereka bimuteka nzane kanuni ya umutera ikiza ni siyasa hari kanuni ya mbere mukomere paso hari kanuni ya kabiri kanuni ya gatatu kanuni ya kane nzamwoshesha n'ibyanga nzajya mujyana mu gisope tujye tumuze ngo tuyimara amasaha 3 ariko yumve n'uturimba tuzagwanga tuma tuvuga ngo abiwacu kamara zina kuririmba se karabaye none wallahi ujya ukamuririmbira muri mu buriri ugiye kumwanga ka kantu vuga ati sheri reka mbaye muhimbaze sha ariko sha ndumva icyuki none abantu bajyaga babasha gukamana ngo nagashoboye ndumva umugore mwiza none urongo umugore mwiza uramwana mwiza nabakiremwe mujya mushaka kubinda abagabo mujya kubinda abagore b'abagabo badafite amafaranga nkatwe uyu mugore umuzamuza kumutereta azarapfuye byabindi abakiriya za venti ngo bagaparika n'imodoka n'amafaranga barata umuntu uzateta umugore wanjye Muza TV nzamwereka ko ndi kapiteni Isaac uzamurasa se kumurasa gusa uzamirira mu mavi uzavunira mu mavi azapfa nagiye ni kuzimu bazamubaza badayimoni n'iki cyakoye ko timuye n'umugabo tuka Kamana Isaac kapiteni w'abasinzi Kamana radwana abonye rumeze neza yewe data we bira byose n'ibishoro n'ibishoro bawashoye yego sikamara muko yora muko butambeshye ko gutera ko imisozi ya Byumba aho Kiyovu yavukiye nagwa Kiyovu ivuka imisozi ya Byumba oya ngera nzi ko ivuka izabumbasha Kiyovu uzabaze umuvugizi w'igihugu witwa Mukurarinda yavukiye imisozi ya Byumba yego niwe yavukiye Kiyovu niwe wavukiye ubwo n'umuntu amukurangiye nyine inshuti yaravuga ati mfite umwana mwiza ngomba kumutamu kamurongora se mumaranye igihe kingana gute maranye nawe hafi amezi 3 ariko kuva Kigali nje kumutunga ubutumaranye ukwezi mumaranye ukwezi yumvise kuri gahunda sari fresh nuko yagiye reka nuko yagiye wa mugabo we w'umunyamakuru ko abanyamakuru mubaza ubusa urabona uriya mwana yabiha wasa nabishi cyane gwa nabi byose birashoboka reba ukuntu biranguza inzoga abanyamakuru musigaye mufite ubugoryi bwo kubaza abantu ibintu biterekeye uriya mukobwa yabiha gute ameze neza Kamana Isaac we Kamana hano rangosoye sha uzo zambera birarangiye oya inzogere Kamana kwa kunavuga urapfumba tugapfumbata Marijos birarangiye agenda karashize ntabwo bizonye ubuse basi igize mujya muri famille mwereka famille bamweretse ababyeyi bose umwereka bashikibana basaza na bakuru bawe nibwo tukibana ubwo mu kibana hari mushiki wanjye yavuye Canada muri yari uramuzi yitwa Rebecca Vivi ndamumwereka noneho ntabwo ndajya kwirega ngomba kwirega nkajya no mu rukiko nerekana umugore w'umuryango abantu bose bakamumenya yes ubu muri iyi minsi wowe nta muntu uramutangariza umushyire ku mugaketse nkajya Muza TV show weretse wowe ubashije kumubona nyine agaturi inshuti no kujya wenyine Kamana none so wundi wo hanze burabuzagera gutera wa mugore wo hanze burugiye gute mukuzaho abagore bose nari mfite mu bantu mureba TV ndabasezereye mfite umugore wanjye mushyashya w'imyaka 25 namukuye mu misozi ya Byumba ni mwiza ndanezerewe ingegera y'umukiriza musifura cyega parika za vewiti nzara nzimene ibirahuri n'ibirahuri nzabimena uzabimena bazagufunga nagaruka mbere ariko ntugapfuye cyane man biryoha bisangiye ariko yacu umugani cya kintu wazagifata wenyine ko wagose
uramwana cyari muto afite amaraso mashyashya nibikunanira azaguca inyuma. Muza TV banyarwandakazi nanjye ndishoboye ntago uramwana azanzeba n'umusuni umwe ahubwo azajya mwira abagabo bagenzi banjye ati mfite umugabo mwiza. Ufite umugabo mwiza ubikubita bikavuga kabana ujya ubivuza se kuri iriya gahunda ndashoboye. Urashoboye uranzabaza umugore wawe twitonze mukoresha ikiganiro mubazimba kabisa ibyo wiyemera yuko bari byo wasanga uri kwikina. Ntabwo njya mbeshya. Ntabwo ujya ubeshya. Tugarutse no ku ikipe y'igihugu ku ikipe ya Rayon Sports Kiyovu bambwe ko bagiye mu gice cya kabiri urabivuga iki? Banza umere ka mitsi ka Primus mvuga ukuntu bimeze ariko Primus urayikunda shaho. Bwana munyamakuru turakuba ikinyamakuru cyawe nta matike kigira nta politike kijyamo. Iyi ni Primus bayita Pelagia. Bayita Primus Pelagia. Ndi kwamamariza uruganda rwa Bralirwa n'ubwo rutaramemba. Ariko umuzungu wo muri Sikoro yatubera umusikora yatubeshye. Nta n'inzoka kizana ku kibuga. Ariko Primus niyo ngiye kwamamaza ko tureba yagikitumare. Akabari kawe ubundi yigize inagusura basi. Intebe mbaka amafirigo bazabima ndabizi umuzungu wagemeruka n'umuntu ufite akabari kambere ufite wakagurisha ndabizi aka naka kabiri unyeretse yego akabiri rero ntabwo uzakamwiruka karangiza wapi munyamakuru bwana munyamakuru deje wa Bralirwa ari kumbona iyi bayita Bralirwa niyo ndi kunywa Sikoro yaratubeshye ubu turi kunywa Bralirwa kuko Bralirwa niyo yadutunze kuva kera tukiri n'abana. Njye natangiye kunywa inzoga muri 1983. Muri 1983 byose bikora kuba kera mbere biwanyu. Papa yari umusinzi yavumbye ahantu bita kwa Gerigora. Papa yari umusinzi ku musaza wo mu Muhima usengera abantu bapfuye uramubona Gerigora. Navumbye data inani gatatu anywa Primus yo mu Rugwegwe yaguraga amafaranga 5. Aho ugize kumbwira ibigo wigeze kujya by'abasazi ni ibiryo ni ibiki bari babirose bwana muzana ari ibiryo by'abakuru. Icyo gihe data ari veterineri yari Kibungo Musamvu. None mvuye ku ishuri musanga ibiryo byagiyemo ishishi n'inozi. Njya gusa mu baturage nsanga nta byo kurya bafite. Ninjye inyuma mbona akazu kamwe batekeragamo za nyabingi na n'ibiteka. Mbona harimo urwagwa. Mbona harimo inyama nziza z'ifiriti zigayije amamesa. Urazimiragura. Indazimiragura n'urwagwa ndarumiragura. Ibiryo by'abakuru abakuru bahita bicuye umuryango wose urashira hasigara akana kamwe karambwira ati nawe uzazizengera wicwe n'inzoka. Ni mpamvu yazengeye se byaturutse yazizengeye. Wazengeye burundu? Yego. Yabura arafungutse. Yazizengeye. Neze ko mari wazagiye kwivuza se. Ariko nise gura mugura utabimubwiye. Ura mugura wazi ko wazengeye se. Indwara ngwaye bayita mu Cyongereza depression. Nta muntu yivura n'indera niba yivura. Indera oya bira bitabo biravura nubise. Wapi nako yivura? Bira bitabo biravura. Indwara ngwaye nta muntu yivura. Ni indwara yo gora ngo n'agahinda. Gahinda k'icyo kwazanye umugore. Kama faranga yawe wabuze natunze toni y'amafaranga miliyari irabura. Niba abagore nyine benshi waroga. Yesu ko yarya n'abare nanuza n'abagore bararya. Nuko kugira ngo nongeye gukira byasaba ko abagore bamba hafi bakanyagira. Bakajya gute bakakunyagira bakamba hafi bakuba hafi kandi ufite umugore umvare bazakwica. Urambura ufite umugore ko ngomba no kujya n'abagore banganiriza ku ruhande bakanshyuza amazi ashyushye bakankanda ibirenge bakankora ka massage tukajya mu kaziki tukajya mu gasauna mu massage niyo indwara yakira massage tubodi uriyo yizi ujye muri massage ya tubodi yakumasaba icyo bita ikibafu winjiramo ukicaramo kikajya gikura imyanda mu maguru umugore arimo kushima mu mutwe umuki umukobwa ari yango cyangwa umudamu ari kushima mu mutwe amazi sheri urumva bimeze gute ugahita umubwira ngo iki wajya undi bari sawa masheri urumva bimeze bite ariko ushaka guteteshwa mani kama kandi ushaje ariko ngomba guteteshwa ninjye mugabo w'imfura wabaye uzi kurya amafaranga nkayasangira n'inshuti ngomba guteteshwa abagore bakankunda abagabo bakankunda nanjye gasaza neza uriya mwana azagutetesha
ariya we baza gutwara wakumva kutagira icyizere ariko kutagira icyizere wazamuye akakamurongorasa yakako yamenye yakamwana uramunyibukije n'inshuti yanjye ariko nzamutumira uretse ko ry'inkoko z'inzungu zimubyimbisha amatama inanzovu babyinnye amatama bagira ngo barwaye bwaki nibazaze mbereke imirire mbajyane muri siporo inzovu na yaka bareke ziriya nkoko zitazababyimbisha amatama waziriya nkoko zikurira mu kwezi ziba zikuze iminsi ibiri ziba zikuze oya bazitera bya bishinge batera ingurube kugira zikure vuba bya bishinge by'iki batera ingurube kugira bikure vuba vuba ujye winywera pirimusi wiriya akaburusheti kameze neza kwa Zakayo bamwe ko Zakaya nabikurikirana fresh wo bita Manuel siba usa neza ujye wamamaza reka n'ibintu bakora ujye wamamaza ese banyarwandakazi ntabwo mureba poya ubu se niba kwihisha ubikesha nde ibyo ndi gutangaza se ni mu birenge bikesha Amuza TV ndi umureyo natunze amafaranga ubu se iyi po aribwo ngikwigitara urayaga ndabibona kurarya tukanywa ubu mwajye kujya muri massage ngiye kujya muri sauna nkora agasiporo nkatiri Nyamirambo nkore ka shifoma ndi umunyamupira iyi po urayibona nayibonye urakeye ubu bwangu urabona ndabona umeze neza uyu musatsi urabona bakogoshe neza abahungu rega babite abo reka bashyiremo kandi kare tushari nzajya gufana Marine ngiye gushyiramo imirongo ibiri hano n'umurongo wa gatatu nyuma ngaha inyuma aha Marine kapiteni Isaac nako Marine izakina niyi izakina na Respo oya muri weekend bafite match izakina Gisenyi bazagwamba none bazakwica kamana umupira ntabwo ari intambara Amuza TV football ce n'est pas la guerre umupira ni fair play ikipe yakwanura bura n'amasegonda abiri igahita ikwica ikanakugomba kwa gikombe umupira rero tubamo ntabwo ari politike ntabwo ari n'intambara umupira ni umupira politike ni politike ukatuba mu isi y'umupira bakwanura nawe ukabanura ariko ntabwo tujya dukina politike twebwe kubera ibintu by'umupira ubaho mu buzima bwako bitwa turi abanyamupira njye nakinye muri Etenseri nakinye muri Sitiri nakinye muri Kiyovu nakinye muri Osiboro nakinye muri Onderi nakinye muri Sitiri y'Amajoko ese muri ikipe ya Sport akinaga kuri kangahe kuri gatanu wari umwataka waratakaga nefu ari igitabo gitsinda basi bakuzi cyo no kwiyokera gusa cyo muri Sport ataka do point nefu ni wake kama nanga Isaac wakinire Sport ubeshya sha nakinire Sport reka mbwira amakipe nakinyemo nakinye mu Maramba kuva 8-3 wari utaravukana nyuka yatarakunda nose ndongera nyina muri Style y'Amajegwa 8-6 ndongera nyina muri Onderi yo kumuhima yakiraga mu gisika yatarakwentisiwe ndongera nyina muri Kiyovu ndongera nyina muri Sport nakinye amakipe 6 bose wajye wandikamo ibintu ndataka do point nyina kumwe w'ikenda kama nanga we none iby'imipira byaragutwara mpamvu ikintu cyose uvuga ari umupira kama nuko umupira ariko mu buzima bwa busanzwe ubuzima bwanjye ni umupira suka ka ununzi ese urisukiye none wa mugore wari he ari mu kazi ari mu kazi ari mu kazi ari byene banamwibareka iyo ngofero se no mana ya ngofero iyi ngofero nayisigiwe n'umugabo wita Sarongo yari umupfumu mwiza w'umuvuzi ariko icyo yabeshya abanyarwanda nukuvuga ngo yagendeye hejuru y'amazi se yagendeye musema amazi awapi yari editing amazi yagendera muri ko afite ubushobozi yari editing niyo mpamvu yambaye irose ibyo binyabingi bizagutwara rero Sarongo ingofero ndagushimira kuba warayimaye ngendo muraguzi w'umutwe wari ufite V8 wari ufite taje wujuje wari umunyarwanda wavuye i Bugande ufite ibisekuru by'abantu bavuye i Bugande n'abavuye Tanzania ariko ikosa wabeshye abanyarwanda warabeshye ngo wagendeye hejuru y'amazi ntabwo wagendeye hejuru y'amazi wari umubeshye kugira ngo wibesheho no mu rukiko uvuga ko Sarongo wabeshye abanyarwanda kugira ngo wibesheho byari kuba byiza ariko wagumye wihagararaho bituma ufunga imyaka 2
Sarongo bamukatiye imyaka 2. iyo ngofero nose wigize umusura n'umusura rimwe nawe kwagusura Zamusura kandi baragufunze imagirage na baragusura ntago yansuye akuzana n'isukari ntago yansuye yoheje amafaranga kuko ntago yansuye yoheje amafaranga agusuye ariko njye zamusura uzamusura ryari tuzajyane se tuzajyana iyo ngofero wazaza uyikura muri kugaragara kuza uyambara buri munsi ahantu hose njya mwubona mu muhanda wose uba uyambaye bigaragara yuko umukunda sha Sarongo n'umuntu wamwe n'umuntu wawe abana bafashe impapuro barazifungura barazigarika baba bati Sarongo ntuzane iby'ubunyamugi by'ubupfumu bwawe twize mu Bwongereza twiga muri Amerika dufite imyaka 26 tugiye gucura urubanza tuguciriye saba imbabazi imbere y'abanyarwanda arabati nta mbabazi saba ngo ngewe ntabwo nabeshye none bati kubera iyo mpamvu uranywa n'ibyaha 3 ibyaha 3 byo byamuhamye kubeshyira abantu indonye kw'igice utari cyo n'imitungo ishyiraho imitungo itari yawe burya musayi yaza gusaba imbabazi akaba ati rwose byari uburenganzira kugira ngo nibesheho ariko mu mbabare nta muntu agiriye nabi bari kumufungura bari kumukubita umwaka umwe ariko yavuze ko atabeshya none Sarongo tugende i Bugesera bahita mu kirageza i Bugesera iki stade irabugiye yaho Bugesera bahita mu stade se gereza y'Ubugesera bahita mu ki ntabwo napfa kuyimenya bigese nyamimi muzeyi bahita mu ki y'Ubugesera gereza y'Ubugesera bahita mu ki ntabwo napfa kuyimenya ntabwo gereza y'Ubugesera nta muntu uyizi muri wewe nta muntu uyizi kabana nta muntu uyizi gereza y'Ubugesera no haruguru y'Ubugesera nta muntu uyizi tugenda dukuremo Sarongo tumubwire ati noneho turagufunguye tujya kuri Buwazi ugendere hejuru y'amazi turanatwemera noneho bahita bagufungura Sarongo ndagutangira ubuhamya abantu baravuga ngo ngewe ngo uvuga nabi ntabwo uvuga nabi sinjya mbeshya abanyarwanda mfite abana 12 natunze miliyari toni y'amafaranga n'ibiri igihumbi by'amafaranga urungura abagore benshi ngo umusirikare ngo nkorera igihugu ntabwo njya mbeshya mu buzima bwanjye ukuri kwanjye kuba kuri hafi Sarongo ntabwo wigeze ubemukira abanyarwanda abarwaraga malariya barabavuraga abarwaraga mu nda barabavuraga ariko ikosa wakoze ni rimwe kwegeranya n'Imana Yesu Kristo yari Imana ijambo yabozeho yagendeye hejuru y'amazi Petero aramubwira ngo nanjye ngendeye hejuru y'amazi tugenda hejuru ndabigutegetse Petero agiye mu kwizera guke ararohama none Sarongo yagendeye hejuru y'amazi ubwo yose ni imiteka mitwe tuvuga editing nagwizi ushaka kumfata bucyo ukanshyira amapeti ya general kandi ufite bahita editing okay shaka manadero cha umugore bari mu kazi nayibonye ari mu kazi ari gukora kama nangura koze kwitabira Muza TV show urumva nuko ndagukunda kandi ubwira abantu badukurikiye nyine ukora bya bintu nyine comment nyinshi cyane bavandimwe ncuruza imodoka maze imyaka 25 ncuruza imodoka curuza V8 zigura $150,000 curuza Figo zigura $120,000 curuza taxi zigura $100,000 je ntabwo ncuruza kwa tumodoka kwa $3,000,000 kwa $3,000,000 yecuruza imodoka imwe yaba mu mwaka umwe ikangombora okay urakoze cyane kwitabira urakoze cyane